Dore inkuru nziza nkuzaniye nuko bya bibazo byose wari ufite twabiboneye ibisubizo. Wajyaga wirirwa mu mabutike uzenguruka ushaka product cyangwa igikoresho runaka bakakubwira ko ntacyo bafite. Reka guhangayika kuko twabazana ibikoresho byose bya electronique, harimo nka headphone z'ubwoko bwose, iza wireless ndetse n'izindi zisanzwe. Aba content creator namwe tubafite za microphone za wireless wifashisha ukora ibiganiro byawe bikagenda neza cyane. Sandi nziza cyane, ubwoko bw'amaradiyo ndetse n'amatelefoni agezweho. Pusheti ushira kuri telefoni yawe ukarinda kwangirika. Imashini zogosha ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Shuwadiri idasanzwe nuko babantu mwari mufite ikibazo cy'amafaranga ariko mwifuza gutunga smartphone nziza, namwe twabatekerejeho cyane. Uraza tukaguha telefoni bitewe niyo wifuza, none ukajya wishyura amafaranga make ayo waba ufite yose kugeza igihe usoreje kwishyura iyo telefoni. Bwira mugenzi wawe muzane mwitiremo ibyo mwifuza, dore ko bya bindi mwabuze byose ku masoko tubibafitiye. Biroroshye cyane, ntabwo dukorera kure, ni hano mu mujyi wa Huye. Ku bindi bisobanuro twandikire cyangwa uduhamagare kuri izi nimero ni 0743 ukaza tukaguhereza ibikoresho bigezweho. Of course turi ku isi guys, ba witonze.